Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data. Imana iguha umugisha wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, mboneyeho kuguha ikaze no kukwifuriza ibihe byiza. Nitwa Mutuyyemungu Jean Pierre, umubwiriza butumwa bwiza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibyahishuwe ibice 2 uhereye ku murongo wa 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haranditse ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Twatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwira ibyo yakoze. Ariko mwebweho mwese abasigaye bitubatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Amen, amen, amen. Urakoze mwami Yesu kubw'ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana abane natwe kandi atuyobore muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Yohana, cyangwa se mu rwandiko rwandikiwe iri torero ry'i Twatira, ni Kristo ubwe uwandikiraga aya matorero, ariko inzandiko azinyuza kuri Yohana. Nyuma yari arimo arishima, atangira ashimira Twatira. Ni itorero ryari riri muri Aziya ntoya, nk'uko n'andi yose ariho yari atuye. Sinjya kurondora bitewe n'umwanya wacu, ariko ikigaragara ni uko iri torero ryashimwe, rishimirwa imirimo yabo myiza. Icya mbere ku murongo wa 10, iyo Yesu abandikira arabanza akabibwira, abibwira ko afite amaso. Ubwo iyo umuntu afite amaso arareba, kandi afite n'ibirenge, ubwo rero aranagenda. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ibyo yavugaga n'ibyo yiboneye n'ibyo yahabonye. Ikintu cya mbere ahereyeho ku murongo wa 19 abashimira ni imirimo myiza, ngo irimo urukundo. Imana ishimwe urukundo. Urukundo ni itegeko rikomeye. Agiye kugenda aravuze ngo noneho mbahaye itegeko rishya, mukundane. Imana ishimwe. Abashimira urukundo. Icya kabiri abashimira kwizera. Twatira ngo yarizeraga, ayishimira kwizera. Imana idushoboze. Ibyaha byinshi bikorwa n'abantu kenshi biterwa no kutizera, ariko iyo umuntu yizeye anezeza Imana, kuko utizera bidashoboka ko anezeza Imana. Icya gatatu Twatira yari ifite, ngo yari ifite kugabura, ikagira no kwihangana. Yaragaburaga mu buryo bwombi, ari ijambo ry'Imana ariko ari no kwakira abashyitsi. Hari abantu benshi
batagira ubuntu butanga, batagira ubuntu, ariko Twatira yo ishimirwa ko yagaburaga kandi rwose ikazimana abashyitsi neza, igaherekeza neza, igatunga abakozi b'Imana neza ntibicwe n'inzara. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu itorero ry'Imana, ni ikintu cy'ingenzi ku mukristo. Akwiye kutizirikana ubwe ahubwo akazirikana abandi. Ibyo Yesu rero ufite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro arabyitegereza kandi yiteguye kugororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ubiba nke azasarura bike, ariko n'ubiba byinshi azasarura byinshi. Iryo ni ihame riri mu ijambo ry'Imana. Arishimira rero uburyo ryihanganaga. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane. Twatira ishimirwa. Imana idushoboze kugira kwihangana. Ibirimo bigaragara mu minsi y'imperuka bituma zaba ingo zisenyuka, bituma abantu babana nabi, biva kutihangana. Iyo umuntu yihangana akagira kwihanganira byose, agera igihe akagira umusaruro mwiza. Ariko iyo umuntu yivumbura ntiyihangane, ajya asiga n'ibyari kuzakemuka mu gihe gitaha. Nkwibutse mwene data mushiki wanjye ko hari ibidakemuka uyu munsi ngo bigende nk'uko ushaka, ariko nyamara mu kwezi gutaha, mu mwaka utaha bishobora gutungana. Ntabwo ibintu byose bitunganira umunsi umwe ngo umuntu akubere mwiza igihe kimwe, ariko hamwe no kwihangana no gusenga bijya bitungana. Twatira rero ishimiwe ibyo. Ariko nubwo yashimwe, yongera gushimirwa ikindi kintu cyanejeje cyane, ngo nuko imirimo yayo ya nyuma iruta iya mbere kuba myiza kandi no kuba myinshi. Ngo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi abantu uko bagenda bakora bagenda bacogora. Uko yakoze mu mwaka w'2000 ugasanga siko agikora mu mwaka wa 2021. Ariko nyamara Twatira yo yari igifite imbaraga, ngo yakoze imirimo myinshi ya nyuma kuruta iya mbere. Mbese mwene da, nta makuba yaje, nta bene so bakugerageje, nta bintu byakubayeho bigatuma ucika intege, imirimo ya nyuma ikaba yarabaye mike kuruta iya mbere. Ariko Twatira yirashimirwa ko imirimo yayo ya nyuma yabaye myinshi kuruta iya mbere. Imana iguha umugisha. Ariko nubwo byayimeze bityo, igayirwa ikintu gikomeye. Yagawe ikintu gikomeye, yagawe ubuhanuzi bupfuye. Ngo hari umugore witwa Yezebeli, hari itsinda ry'abagore ry'abahanuzi ryakanguriraga abantu gutinyuka ibizira. Mbibutse ko Yezebeli ari umwamikazi, yari umugore wa Ahabu, yigishije Abisiraheli gutandukana n'umuco. Umuco bari basanganywe, umuco w'Abayahudi, umuco mwiza wo kwirinda kurya ibyaterekerejwe, umuco wo kwirinda ubusambanyi, umuco wo kwirinda gusenga ibigirwamana. Hanyuma rero ngo hano naho Twatira hari itsinda ry'abagore ryatinyutse ryigisha abandi ibyo bizira. Nubwo bari barakoze byiza, ariko bemerera abo bagore guhanura cyangwa se uwo mugore guhanura. Ndashaka kukubwira ko nubwo wakora byinshi byiza, ariko ugomba kubigendana n'amahame agenga umuco. Ugomba kureba imyambarire, ugomba kwirinda ibigendanye n'umuco bigahura n'ubutumwa bwiza, kuko umuco nawe uri mu bishyigikira ubutumwa bwiza. Bagayirwa rero ko batinyutse ibizira iby'Isiraheli yaziraga, iby'Imana yababujije kera, hanyuma barabizirura, barabitinyuka. Ubukristo bwacu n'umudendezo wacu ntabwo ukwiriye gutuma dutinyuka gukora ibiteye isoni, ngo twambare ubusa, ngo tugende tujya mu bigirwamana, mu bapfumu n'ahandi. Oya, ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo reka tugumane ibyo kwizera, tubirinde. Hanyuma asoza amubwira ko azabahana nibatihana, ariko yinginga n'abandi ku murongo wa 25 arababwira ngo nuko mukomeze ibyo, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Imana iguha umugisha. Urarinda iby'umwuka, urarinda ibyo kwizera. Ntuzakundira abahanuzi kugusha, ntuzakundira abigisha babi kuguhindura ngo agakiza kaba mu mutima ariko kakerera n'imbuto inyuma. Umwuka wera w'Imana guherekeze, imbaraga z'Imana zigushyigikire, uzaba wera imbuto, hanyuma igisigaye tubike ikamba ry'ubugingo. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen, amen.